Hello Light Givers, nizere ko mumeze neza aho muri hose kandi ko mukomeje kugira impera z'umwaka nziza tuva muri 2020 tujya muri 2021. Rero mbazaniye video nziza aho tugiye kuganira kuri accessories 10 wowe musore uzongera ku myambarire yawe ukarushaho gusa neza cyane. Accessory ni twa tuntu uzambara tutari ngombwa cyane, tutari hame kuba utwambaye, ariko mu gihe watwongereye ku myambarire yawe ukazarushaho gusa neza. Guys, kora subscribe kuri Clarisse Girishya YouTube channel, ubundi ujye ubana nanjye uhora uri updated kuri video yose nshyizeho kandi urusheho kumenya utuntu twinshi tw'ubwenge. Ya mbere izatuma urushaho kugaragara neza cyane ni isaha. Isaha nuyongera ku myambaro yawe, ya myambaro wari wateguye ukongeraho isaha, uzarushaho gusa neza kandi utandukane n'uko wagaragaraga mbere. Ahangaha niba wafashe isaha ukayongeraho, ni hahandi buri muntu azakubwira ati wambaye neza, abone wagize indi sura itandukanye n'iyo wari ufite. Rero niba utambaraga isaha, gerageza ugure isaha ijyanye n'ibyifuzo byawe cyangwa se n'ubushobozi bwawe, ariko uyongere ku bintu wambaraga. Ndizera neza ko uzasa neza cyane. Accessory ya kabiri ni rinete. Ahangaha rinete zizatuma ugaragara nk'umuntu uri smart, uri classic. Buri muntu wese afata umwanya yitegereza areba icyahindutse kuri wowe, cyane cyane ko ni ikintu gituma uhinduka, uko wagaragaraga bigahinduka cyane. Ahangaha rero niba wambaye rinete uzagaragara nk'umuntu utandukanye cyane n'uwo wari we mbere. Rero aka kantu kagerageze nawe uzambwira nyuma. Fata rinete wambare, ubundi ndizera ko uzambwira ati bya bintu ni ubuki, ibintu ni umuti. Accessory ya gatatu ni necklace. Necklace nacyo ni ikintu gikora itandukaniro rinini ku kuntu wagaragaraga, ikaba yakongerera kugaragara neza mu gihe waba wibutse kuyongera ku myambaro yawe wari wateganyije kwambara. Necklace rero ni ikintu kizatuma usa neza cyane, nubwo kaba ari akantu gato, ni akantu kagaragara cyane cyane ko kaba kari ku gice cyo hejuru mu ijosi, aho umuntu abantu benshi bakunda kwitegereza. So rero niba utajya kubyitaho cyangwa se udakunda kuzambara kandi uzifitiye ubushobozi wazibona, guys, ndakwinginze gerageza noneho ujye uyambara, uyongere ku myambaro yawe. Ni ikintu cyiza cyane. Ya kane ni leather jacket cyangwa se rya koti ry'uruhu. Ahangaha ningera ku ikoti ry'uruhu ho biraba ikintu kinini. Ikoti ry'uruhu nicyo kintu wongera ku myambarire yawe, buri muntu wese agahita atera tik akavuga ati noneho iki kintu cyo kirarenze. Rero niba ubushobozi bwawe bukwemerera kuba wagura ikoti ry'uruhu, gerageza wirara utariguze, niko nakubwira. Gerageza urigure vuba kuko ni ikintu cyiza cyane gituma ugaragara neza kandi buri muntu wese akabona ko ukeye, usa neza cyane, uri classic, mbese ukabona byose ni mwa. Accessory ya gatanu ni necktie cyangwa se cravat. Ahangaha umwenda wawe niba umaze kwambara ukongeraho cravat, abantu benshi batangira gutekereza bakibaza niba ugiye mu kirori cyangwa se mu bindi bintu byiyubashye, ariko ntabwo ari ngombwa ko wambara cravat mu gihe ugiye mu kirori gusa cyangwa se mu bindi bintu wubashye cyane. Ushobora no kuyambara mu buzima busanzwe ushaka just kuba usa neza cyane. Ahangaha rero cravat izagufasha gusa neza. Niba ushaka kugira ngo ube usa neza, gerageza ukongereho, ubundi wirebe muri miruwari, nawe uzahita uvuga uti
ayitike. Iya gatandatu ni belt cyangwa se umukandara. Ahangaha ushobora guhita wibaza uti se ko hari imyenda wambara utongereyemo na sentire ukabona bisa neza cyane bimeze gute, ariko kuba noneho ku myambarire yawe wongeyeho sentire bituma noneho ugaragara neza cyane birenze. Nawe uzabigerageze ufate imyenda bisanzwe wambare nta sentire, noneho na nyuma wongere ugerageze wongeyeho sentire ugatebeza neza cyane, uzahita nawe ubona itandukaniro. Umukandara ni ikintu kizatuma uba smart cyane, buri muntu wese akahita afata attention arimo arakureba avuga ati se bimeze bite ko hakeye cyane. Rero niba rwose ushaka kugira ngo use neza cyane, ongera sentire mu myambarire yawe, ndizera neza ko izagukorera umuti. Accessory ya karindwi izatuma urushaho gusa neza ni ring cyangwa se impeta. Impeta nacyo ni ikintu uzongera ku rutoki rwawe ukarushaho gusa neza. Ni akantu gato ariko gatuma urushaho kuba attractive, abantu bagatekinga attention bakureba cyane, ko kaba ari akantu keza cyane kagatuma urushaho kugaragara neza. Rero niba usanzwe ukunda impeta cyangwa se kuyambara bitakubangamiye, gerageza ukongere mu bintu wajyaga wambara, ndizera ko nako kazakubera farumasi, ubundi ukarushaho kuba so attractive. Accessory ya munani ni hats and caps cyangwa se ingofero. Ahangaha ni ingofero, nayo ni ikintu kizatuma urushaho gusa neza. Sinzi niba utarabibona cyangwa se utajya ubyitaho, ariko uzagerageza urebe buri muntu wese mu ngofero aba asa neza cyane, ku buryo iyo ubonye umuntu bwa mbere mu ngofero ukongera ukamubona bwa kabiri yayikuyemo, ubona ko hari ikintu cyahindutse, ukabona ko ubwiza wamubonanye ntabwo agifite. So rero niba ushaka kurimba, ushaka gusa neza, gerageza wongere ingofero ku bintu wambara, yaba ingofero nini se cyangwa se izi zisanzwe ntoya, zose ni okay bitewe n'aho ugiye cyangwa se n'izo ukunda. Ndizera neza ko nacyo ni ikintu kizatuma usa neza cyane, ubundi ukazambwira muri comment uti aka kantu ni farumasi. Accessory ya 9 ni scarf cyangwa se icyo twita furari. Ahangaha rero niba wongeye scarf ku myambarire yawe, nabwo urushaho kuba smart, umuntu akabona ko wahindutse cyane. Rero niba usanzwe ukunda scarf, noneho rushaho kuyikunda, ko ni cya kintu uzambara niba n'ikirere gihari kibikwemerera, kuko scarf ntabwo ari ikintu uzambara mu bihe byose, ariko niba ikirere kibikwemerera gerageza uyambare, kuko ni ikintu kizatuma ucya kandi umuntu akabona ko hari itandukaniro ryakubayeho ugereranyije igihe wabaga utayambaye n'igihe uyambaye. Accessory ya 10 ni bags cyangwa se ibikapu cyangwa se igikapu utwara mu buzima bwawe bwa buri munsi. Cya gikapu utwara ku kazi cyangwa se ujyana muri business zawe za buri munsi, nacyo dusanga ko ari part y'imyambarire yawe. Rero niba urimo urahitamo bag yo gutwara, gerageza ushake ya bag izajya ijyana n'imyenda wambaye, utagombye kwikomplika ngo usange buri munsi urimo urahitamo ngo urashaka bag irajyana n'ibyo wambaye. Ntabwo ari ngombwa kugira amabag menshi, ahubwo kuba wagura akabag gakozwe muri kwire byagufasha cyane, kuko uzasanga ya bag ya kwire ijyanye n'ibintu byinshi wakambara. Rero numara kugura ako kabag uzabona ko nawe ni umuti, ni farumasi uzabukoze. Niba utari wa muntu ugira ingendo zijya kure cyane ngo usange biragusaba gutwara briefcase, ni ngombwa ko ushaka ako kabag gakozwe muri kwire, ubundi ukaba ari umuteguro wikoreye. Ngirana umwaka n'imyambarire mishya wongereyeho izo accessories maze kukubwira, ubundi urushaho gusa neza.
si ngombwa ngo wigore ukoreshe amafaranga menshi usange usigaye mu madeni cyangwa se bikwangirije saving. Oya, hari ibintu byinshi ushobora kugura kandi ukabigura kuri make. Si ngombwa ngo niba ari impeta ujye kugura impeta ihenze cyane cyangwa se iyo ngofero ugura ihenze cyane. Hari n'ibya make ushobora kwambara kandi ukaba usa neza cyane. So guys, urabona ko izo accessories zose ari umuti. Rero guhera uyu munsi tangira ugerageze 5, 6, 7 se bitewe n'izo wakunze, ubundi making a difference. Ndizera neza ko numara kuzigerageza ni hahandi buri muntu wese azajya kubwira ati you are so smart, ubone ko hari itandukaniro ry'uwo wari we n'uwo wabayewe. Rero tangira uyu munsi uzigerageze. Niba ufite icyifuzo cyangwa se igitekerezo gisige hasi muri comment. Mu gihe waba ufite ikintu ushaka ko tuzavugaho muri video zo mu minsi iri imbere, cyandike. Icyo cyifuzo nzagisoma kandi iyo video nzayigukorera nk'uko ubishaka. Rero reka nkusezereho, tuzabonane muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane, bye.